uvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? It's a beautiful day, blessing dopamine dawe udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari muri Europa, abari muri Amerika, Oceania ndetse na Australia. Turabasuhuje tubaye n'ikaze, twizera ko mumeze neza cyane. Tugeze muri kagira inkuru yacu uyu munsi. Byandika muri comment nageze nkubwira nti n'umunwa wo kuyibara ibintu bimeze bite. Uyu musore n'umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru unabakorera kuri YouTube cyangwa se ku muyoboro wa YouTube. Uyu musore rero byakoze n'umukobwa mu mabanga yabo cyangwa se mu ibanga rikomeye, bya bindi bikorerwa hiherereye biri kugenda bijya ku mugaragaro, bisa nkaho babigizemo uruhare. Nk'uko rero bimeze cyangwa se hashije iminsi bitangazamakuru ndetse no kuri social media bavuga inkuru y'umuntu bita Yago. Uyu nguyu ni umunyamakuru ndetse akaba no mu YouTube cyangwa se umunyamakuru ukorera kuri YouTube. Ibyo rero byamaze kugenda bifata urundi rwego cyangwa se indi ntera kuri ubu ngubu bamaze kwizamo inzego z'umutekano cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Bakaba bamaze gutangaza rero ko Yago cyangwa se Nyarwaya bamaze kugira gute, bamaze kubonana nawe. Ibi ngibi babigarutseho rero ubwo Yago uyu muhanzi wifatanya n'umwuga w'itangazamakuru, RIB yatangaje rero ko yitabye runo rwego cyangwa se yatangaje ko yitabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku byaha akurikiranyweho, nubwo birinze kubitangaza n'uri kugira ngo hakomeze hakorwe iperereza. Aha rero umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bamwita Dr Murangira Bitseri yavuze ko uyu musore wamenyekanye nka Yago mu mazina akoresha muri muzike ndetse no mu itangazamakuru, yavuze ko rero yitabye uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Dr Murangira Bitseri yagize ati nibyo koko uwitwa Nyarwaya yitabye ubugenzacyaha, arabazwa arataha, iperereza rirakomeje kugira ngo tubashe kumenya ukuri ku byo aregwa. Nta kindi rero nabivugaho, ibindi biracyari mu iperereza. Ayo ni amagambo yagarutsweho rero na Murangira Bitseri, umuvugizi cyangwa se umuyobozi n'ubundi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nubwo rero atigeze agaruka ku byaha Yago yabakurikiranyweho amakuru hari kuri no mihanda ya Kigali, aravuga ko rero ibyaha uyu mugabo yabirezwe no bita Munezero Rosine, nubwo akaba yaramenyekanye nka Dabijou ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa muramuzi nawe no mu social media, bari social media influencer ndetse akaba ari n'umuhanzi, afite indirimbo yagiye ashyira hanze. Numwe mu bakobwa rero n'ubundi bagiye bagirana ibihe byiza na Yago cyangwa se Nyarwaya. Ibaruwa rero n'ubundi yasohotse igaragaza ikirego cy'uyu mukobwa Dabijou, ari nayo yeretse RIB cyangwa se yandikiraga RIB, igaragara ko yasohotse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Uyu mugore rero avuga ko arega uyu musore bakundanye umwaka urenga kuba aherutse kumwoherereza ubutumwa bumutera ubwoba ndetse akamugira. Uyu mugore rero avuga ko arega uyu musore bakundanye umwaka urenga, akavuga ko aherutse kumwoherereza ubutumwa bumutera ubwoba ndetse akamukangisha ko azamusebya, bya bindi abajene bihaye bavuga ati ngewe nzagusebya buriya nutitonda. Amwe mu magambo rero Dabijou arega Yago harimo kuba aherutse kumwoherereza ubutumwa amubwira ko azamumena umutwe ndetse akazanashyira hanze amafoto ye yambaye ubusa. Ibingibi rero ni imwe mu magambo yatangajwe na Yago abwira ubita Dabijou, abwira ati ngewe buriya nzakumena umutwe ndetse nzashyira hanze n'ubwambure bwawe, byose nzabishyira hanze nukomeza kwitwara gutyo. Dabijou rero avuga ko uyu muhanzi yaje kumwoherereza ayo mafoto ku rwego rwo kumwereka ko aramutse ahidahiye akomeje n'ubundi kuba yagira ibirego amushinza yazagira gute, yazamushyira hanze akamubwira ati nzagusebya, we nzagusebya uzabureba. Dabijou rero ahamya ko atazi igihe ayo mafoto ndetse n'amashusho yafatiwe n'uyu musore bakanyujijeho mu rukundo, anasaba rero ubutabera ku magambo ya Yago yamwoherereje amubwira ko rero agomba kuzagira gute, agomba
kuzashyira hanze amayeri yo gucuruza abana b'abakobwa muri Nigeria. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu mugore avuga ko Yago yamubwiye ko azashyira hanze amakuru yuko uyu Dabijou acuruza abana b'abakobwa muri Nigeria. Ibyo nabyo rero akaba ari bimwe n'ubundi mu birego Yago akurikiranyweho n'ubundi Dabijou rero yamureze muri RIB. Nk'uko rero bigaragara n'ubundi muri yibaruwa Dabijou ahamya ko Yago atakabaye amukangisha iby'iki cyaha kuko abizi neza ko yagikurikiranyweho akakiburana bikarangira agizwe umwere nubwo yafungiwe umwaka n'igice mu igororero Imageragere. Afata nubwo nafunzwe ariko byaje kurangira mburanye mbumwere. Ubundi buri abantu bose bafunze ntago bivuze ko ari abanyabyaha kubera ko hari ababurana bakaba bayere bakagira gute bagataha. Dabijou rero nawe aravuga ati icyaha cyo kuregwa cyangwa se gukurikiranwaho ko nacuruje abana muri Nigeria naragifungiwe ariko nza kuburana birangira ndumwere. Ati ibyo ngibyo rero Yago ati ntago yakabaye avuga cyangwa se abinkangisha. Avuga ko ari bimwe mu bimenyetso azashyira hanze akagaragaza ko koko abo bana bacuruza muri Nigeria. Amakuru rero ahari ahamya ko ikibazo cy'aba bombi gishingiye ku mafaranga Dabijou yahaye Yago mu gihe bakundanaga, undi akaba yaranze rero kuyamwishyura. Dabijou yafashe umufungo we aba yihirinzemo ashakisha bawukubise umuhungu Yago rero avuga ngaya mu mwana w'itabagwe ntago nagira gute ntago nayagusubiza. Ibyo rero ni bimwe mu biri kugarukwaho n'ubundi na Yago ndetse n'uyu nguyu Munezero cyangwa se kuri ubu usigaye witwa Dabijou, tuzina twagati kwiko cyangwa se amazina y'akazi. Bombori rero nimaze iminsi n'ubundi abakoresha Twitter, abakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye barabizi ko Yago nawe yagiye ajya hanze akavuga ibintu bigiye bitandukanye. Avuga ko ari abahanzi bashaka kumushyira hasi ariko atazajya hasi, ndetse anavuga ko aramutse ari byo koko abo bakobwa bavuga ko yagiye abasambanya abandi akabatera amada ati bakagiye bagana RIB. Ubwo rero uyu nguyu yagannye RIB, reka ubwo dutegereze turebe niba koko Yago Nyarwaya ibyo byakurikiranweho n'ubundi azabihamwa cyangwa se azaba umwere. Uyu mugabo rero ntago ari ubwa mbere wenda avuzwe mu bintu byo bijyanye n'ubusambanyi kubera ko no mu minsi yashize ubwo yajyaga gushyira hanze album ye abandi bakobwa bigeze gusohora amajwi n'ubundi ajyanye n'ubusambanyi bwa Yago rero waravuga ko ari abahanzi bagenzi be bashaka kumushyira hasi, batifuza ko umuziki we watera imbere. Akavuga ati ariko murabeshyera y'ubusa, umuziki nzakora mpaka last cyangwa se mpaka ibintu bigenze uko njye nabipanze. Ngaho nguko rero kuri Nyarwaya Inosa wamaze kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo atangire afungurwe iperereza kuri ibyo byaha akurikiranyweho. Yarezwe no bita Munezero Rosine wamenyekanye nka Dabijou, n'umukobwa n'ubundi ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ubwo abazijyaho cyane muramuzi, ndetse akaba ari n'umuhanzi kubera ko indirimbo zigiye zitandukanye yagiye ashyira hanze. Navuze nk'indirimbo nk'imwe cyangwa se eshatu yashyize hanze. Avuga rero ko Yago n'ubundi yagize gute yamukangije kuba azashyira hanze amafoto ye y'ubwambure, ndetse no kuba yamubwiye ko azamumena n'umutwe. Kimwe mu bintu byamuteye ubwo baravuga ati umuntu ushaka kuzamena umutwe rero reka mushyikirize RIB. Ikindi yamuvuze ko rero amakuru ye yo gucuruza abana muri Nigeria azayashyira hanze. Undi nawe aravuga ati icyo cyanjye naragifungiwe ndanaburana ndanatsinda mbumwere. Ati ibyo ngibyo ntabwo wagakwiye rero, wagakwiye kubinkangisha kubera ko ibyo ngibyo nta bihari. Yesinga nguko rero kuri Yago Nyarwaya cyangwa se Nyarwaya Inosa ndetse na Munezero Rosine wamenyekanye nka Dabijou. Ibi bintu by'intoza byo guhererekanya amashusho cyangwa se amafoto y'ubwambure, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumaze iminsi rubibuza abajene. Hari muri buka kesi yavugwa ko ubita Jihad ndetse na Gateka Brian nabo barimo bakurikiranyweho ibyaha bijyanye no guhererekanya ibintu
n'amashusho ndetse n'amafoto y'ubwambure. Ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe bikajya biba ikintu abantu bamwe bagira gutya bakavuga ati ayo mafoto ya nimba nyafite ndayakoresha ndi kugutera ubwoba kugira ngo umpa amafaranga cyangwa se ugire ibindi umpa nagusabye. Urwego rw'ubugenzacyaha rero RIB rwasabaga ubundi abajene cyangwa se abanyarwanda muri rusange kujya birinda guhanahana ayo mafoto ndetse n'amavideo y'ubwambure kubera ko ibyo nabyo ari bimwe mu bigize icyaha kuba wakwifashisha ayo mafoto uvuga ngo ugiye gusebya umuntu. Icyaha cyo gusebanya nacyo kirahanirwa rero. Nibyo n'umundi Dr Murangira Bitseri uvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ahora ashishikariza abajene mukundane. Gukundana ntago ari icyaha, ariko nanone kuvuga ngo mugiye guhana ayo mafoto ntago ari byiza kubera ko abenshi babigize iturufu iyo mumaze gushwana ahita yakoresha n'undi mu rwego rwo kugira ngo agutere ubwo akubwira ko yagutera isoni. God bless you. Don't forget to subscribe kuri Dopa Media, share, comment, then remember to hit on kuri notification kugira ngo ibiganiro byose bica hano bijye bihita bikugeraho ako kanya bitagusabye rero kujya kwandika wenda ushakisha. Ahubwo iyo nyishyiraho ikiganiro kanze kuri notification bahita baguha icyo bita notification cyangwa se niyo nabita nka alarm, bahita bakwereka ko ikiganiro kigezeho. God bless you.